Banyita ko Nenese ndi mu kiyo cy'imyaka 43. Umunsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ubundi kuri uyu munsi haba habaye umunsi w'abakundanye bawita St Valentin. Twebwe ubwacu twakundaga abagore bacu, ako uwo munsi ntabwo wari uriho. Nihe ndirimbo yari igezweho icyo gihe wakundaga kumutura? Ni y'impara ngo nyamara twibuke ko twakicaragaho ngo mu bitekerezo byacu ngo kuva kera. Ene marayikundaga cyane. Ubu St Valentin nyifata nk'umuntu ukunda umugore wanjye, nkakunda iki n'abana banjye, nkumva ko St Valentin ari ikintu cyiza, ari ikintu cyiza kije kimeze nk'uko kije gitunguranye. Kuri St Valentin ni utegurira umugore wawe? Umugore wanjye agomba kwambara neza, nkamuha n'akarabo, umva nkanamukunda byatari, nkava nti mada uyu munsi twibuke kera ko ibya kera n'ibyubu, nkanamwereka yuko mukunzi. Niyo namushyira akarabo, niyo namushyira iki ubundi asanzwe arya. St Valentin biva mu Butaliyani nyine ku mutagatifu Valentin. Uwo mutagatifu yakoze iki? Yakoze igikorwa cy'urukundo. Ufite umukunzi se wowe? Ntawe mfite. Kubera iki udafite? Mfite ariko umukunzi umwe. Nuhe? Ni Imana. Imana kuri uyu munsi noneho urayibwira iki? Icyo nayibwira ni uko yamindurira amateka. St Valentin Mutagatifu wakoze ibyiza. ni ijambo ryiza cyane ryaturutse mu Bataliyani. Risobanura ko urukundo ni rwiza cyane. Hari indirimbo yitwa ngo urukundo ni rwogere dusange n'abatarugira, urukundo ni rwogere. Rugamba Sipuriyani, iryo jambo ni umuntu w'intwari, namuha ubutwari bwe. Ufite umugore? Ufite umugore n'abana 8. Valentin namuteguriye ndamuha surprise. Yewe surprise aka kanya ntago ari akarabo. Namutegura igitenge cy'ibihumbi 15. Ari ikintu bavuga ngo agaciro, umuntu agaciro arakiha. St Valentin ni urukundo. Wawe umukobwa, wawe umuhungu, uragenda akabura uti nshuti yanjye tugira impungenge. Nakundaga gutura umukunzi nkambwira ngo ujye uhumeka ushimira Imana yanyeretse ibyiza ku buzima bwanjye.